hari se biti. Nasa. Saviya wiriwe. Mwiriwe. Ariko wadukereje. Ntabwo maze ibintu ndi kwirukankamo. Okay. Mureke dukoresha iminota mike ishoboka, sibyo? Dukemura ibibazo mufite. Mfashisha. Ko nanjye ni nta minota irenze 30 dufite hano nyine bitabwishe. Rero nk'abavandimwe bityo dushyire mu kuri kandi dushyire mu gaciro dukemura ibibazo, sibyo? Safiye, ibintu n'ukuri uvuga ntabwo tubyumva kimwe. Utwumve pe. Ngo none se ino nzu ntabwo yanditswe kuri mama? Erega ngiye sabiye amategeko agenga izungura ndayazi nyazi neza. Ni uko ngo niba yanditswe kuri mama tugomba kwicara tukayigabana twese ku buryo bungana, nta kindi. Kuko ari ibyacu se? Tukabigabana ku buryo bungana. Nguri inzu se hari urupfusha we washyizeho. Ariko sinone ngaho basimureke guterana amagambo. Sibyo? Mureke dukoresha ubwumvikane n'ukuri. Safiye, uzi neza ko inzu yaguzwe na MARC. Sibyo? Waretse gushwana ugashyira mu kuri. Kuko bizi ko nta kufite. None uzi n'ikindi reka nigende. Noneho ngo waguze inzu akandika kuri mama agenda yizungure wenyine. Ariko ntabwo nanye nakubwiye iki ngiki, sibyo? Byibuze wari uzi ko n'umuntu tuzagira ukanyubaha nawe. Wari uzi ko umunsi nk'uyu nguyu uzagira nawe ukankenera, maze kwishongora rikagira iherezo. Burya kuko umuntu agahora gahanze. Amaherezo se na yayo. Kubanza tukaringaniza. Nuvuga ngo urashaka imitungo yanjye ku ngufu. Ya. Amategeko zubahirizwa. Ufite inkuru nziza. Bimeze gute? Shakira nawe isomero rero. Ubu MARC yarazi ko ntazabibona. None se Mega, ubu harakurikiraho iki? Sha, nta kindi usibye gutegereza urubanza igihe ruzasubukurwaho. Kuko nizeye neza ko gutsinda tuzatsinda. Kuko ibimenyetso bigaragaza aho ngaho nta kindi. You just made my day. Ntabwo ushaka kumva ukuntu iyi nkuru ishimishije. Anyway, sinzi n'ukuntu nabivuga. Erega njye nari mbyizeye. Ariko se hari akantu numva ntarebye neza. Neza gato. Soma neza witonze nta kibazo. Meta, ubu ni ukuvuga ko mu mazu 3 MARC yaguze 2 muri yo yaguze ku mafaranga yo kuri konti yacu. Yes, we. Kaka dusaba shorisi. Nagusuje ariko bamuzaburangizanye n'uramwana ndagutegereza. Ubwo se ari amakuru mazima uri muramukuramo. Amakuru yari marayama. Ariko uriya mwana birasa ko umuntu amujyanagaza. Kuko uriya mwana ikosa ritoye nta kindi kintu yakongera kudutangariza. Ahubwo hari ikindi kintu nabonye tugize dutekerezaho. Ababyeyi ba SABRINA bafite uruhare mu ihungabana rye. Ahubwo tugomba no kongera tukababaza kuko harimo ikintu. Okay, byo ni byiza ko bari kukuvugisha. Uhereka akuganirize ibyo ashaka. Kugira ngo natwe bize kudufasha gukuramo ibyo twifuza. Ya, kukaroniko. Reka nkomeze nanjye ndangizanye nawe ndagaruka kuri iyo dosiye.
Anasiata! Anasiata! Karame! Waje ukajya gukingura gate? Lucas. Umva rero umwana wanjye. Papa wahamagaje dore araje, sibyo? Nongere ngusabe ngo mbabarire. Ibintu byo kwirakaza ubyihoreye ntiyagusabye imbabazi ntazimuhaye. Ndagerageza. Umuganirize usa n'uwishimye, sibyo? Ubyihingemo wishimye, sibyo? Basi niba muri byiza byose byiza byo cyahise umugore udashaka ubundi kucyo uvuga ko cyahise nyogokuru ari bo bantu beza mu buzima yego wambwiye byinshi byumvikana akora n'isanzure mbwira byose Charles. Ibyiza byose cyose yagukoreye icyiciro yagukoreye cyatuma utamwibagirwa na rimwe. Charles ni umuntu mwiza. Ni umuntu mwiza ku buryo ibyo yankoreye byose ntanabivuga ngo mbirondore. Nk'igihe nari ntwite inda y'amezi 6 nari ntangiye kumwisanzuraho, ntangiye kumubwira buri kimwe. Neza isi yagukoreye Mwese urabizi neza ko Sabrina atigeze amenya ko hari icyo dupfana. Oya, sintekereza ko yigeze anabitekereza. Wanyemerera se tukajya aho polisi imaze igihe ikorera iperereza ko nshaka kuhamenya. Ese ntujya bikumarira iki? Muri aka gace niho bitabiye telefone ya Sabrina.
agomba kwemera tukagabana niba agaca bugufiya akumva ko natwe kuba tutandubatse amazu nk'aya ngaya ko tutatatse imana arese arajya ngo ntabishaka okay igihe nuko amategeko abitwemerera niba atabishaka akazi ke Mwiriwe. Muri bande murashaka ndi? Ntabwo nzishaka. Ntabwo mbazi. Okay. Ndumva ari mwe wasohoje. Ni karibu. Tugende. Lucas. Wampa iminota mike tukavugana? Ukumva? Xavier, urashaka iki hano? Kundeba gutyo se? Ndavuze ngo sohokera mu rugo bitaraba nabi. Soni, uburaje, uri murareba amazu, ngo ubone ibyo muzabonamo amafaranga, urubaza utagira n'ahantu ruburana, nta n'isoni. Reka mbwira Rive. Mware tubaza Se ndagasuzuguro je nakwasa ubu ngubu. Uri kumva? Je navana nk'umugaje. Ngaho se pimu nkoze uzo kimazo yo kunina amazambarwa. She Buriya nakoze amakosa menshi cyane na n'uyu munsi nacyayicuza. Ibintu wavugaye na mama wawe byose yarabimbwiye. Lucas, ni wowe mwana wenyine nsigaranye. Nta cyizere mfite cy'uko nzongera kubona Sabrina. Ese wanyemerera kwibariza ikintu? Ariko kubera iki nta nari muranyita papa? Kugeza na n'ubu ngubu ntabwo uranyemera ngo wumve ko ndi papa wawe. Baya nagaruko ntaremera kuri papa. Ahubwo nuko narasobanukirwa neza ibintu wowe na mama mwambwiye. Urumva kumara imyaka 20 nta muntu wita papa ntabwo ari ibintu bihita bipfa kuza ku kanya. Bisobanura ko utari proud yanjye? Mu gihe nyamara ibintu byose nakoze numvaga ko ndi kubikora mu nyungu rusange. Mu nyungu rusange? Ntekereza ko ubwo wabikoraga ku bw'inyungu zawe wenyine. Ibyo ntabwo nabyumva rwose. Ntekereza ko kanya Sabrina yaza kumenya ko ndi umuvandimwe we. Ibi byose biba bitarabaye. Ibi kibiba bitarabaye? Ushaka kumbwira ko Sabrina yagiye azi kuri umuvandimwe we? Oya, ntabwo ariko mbitekereza ariko wenda yaza kumenya yuko dufitanye isano. Ibi byose ntabwo byari kuba. ariko siko koko nta bwenge mugira koko. Umuntu mwose rimwe, umuvandimwe wawe. None uri muraza ushaka ngo kureba ahantu muzavana amafaranga. Ibintu yavurike mutazi nuko byaje mutazi nuko byagenze. Ngo none murashaka amafaranga azabivamo. Hanyuma se wowe birimo n'iki washyizemo? Ni faranga byibuze na rimwe waguze itafari yaje kuri nozo. Sobanuretse kubura aho ngaho gusa uri umurango w'umunebwe uburirwa ryamenye nane so nagira. Reka mubwire ikintu kimwe. Urasohoka ahangaha niba byanze ndahamagara polisi. Kubera yuko ibintu mwankoze ari make, ari wowe, ari nyoko. Ntabwo nzabyogera n'umusore. Je nakumena urwo ntabwo ndi mari ko washyize wagize kuri imbwa ngo babaze zirazi umwe kuko nabazamba
wa musezi Ngwimbwa. buriya mu buzima hari iminsi umuntu atajya apfa kwibagirwa bitewe n'icyabaye kuri uwo munsi. Gusa njyewe yanjye mpora nyibuka. Nk'igihe mama wanjye ajyana papa mu rukiko, ubu ntabwo ntawibagirwa. ihangane Sabrina, ibyo bibaho. Gusa icyiza ni uko washoboye kubyakira. Sinakwibagirwa n'ukuntu tata wanjye nari mfiteho agaciro mu buzima. Yitaye. Gusa nanone hari undi munsi najya nibagirwa. Ubu ntekereza ko ari wo munsi nagize mu buzima bwanjye mwiza kuruta iminsi yose nabayeho. N'igihe nari nujuje imyaka 18. Wujuje imyaka 18 habaye iki? Karibu boss. Mwiriwe. Tubafashe ikintu. Hano mu gihe kwikaza mbese. Yego turazigira zitandukanye z'amoko atandukanye. Okay. Ya mfite umwana w'umukobwa rero wagize anniversaire uyu munsi. Yitwa neza Sabrina. Igize imyaka ingahe? Igize imyaka 18. Okay, barumvikana. Rero tugira akandi ziri mu biciro bitandukanye, hari 10, 20 na 30. Byaterwa wowe n'ubushobozi bwawe. Rero njye urebye ntabwo rwose mu by'amakuru byose yamenya aho bigeze kuri iki gihe, aho nkamwe ndamubikoramo mwamfasha kuba aho ndamwamenya keke igezweho muri iki gihe ku buryo. Okay, nta kibazo, keke zirahari ziri mu bwoko butandukanye za anniversaire, ahubwo biraterwa n'amafaranga ufite, hari kuva ku 10, 20, 30. Aya nakoresha 10. Okay, nta kibazo, waza kwitora ryari? Ndaza kwitora ku mugoroba. Noneho wasiga wishyuye ukaza kwitora nimugoroba. Ariko murampaga fagitire. Okay, nta kibazo. Akuzi ko wampanze ni amahoro ko wamamagaye igitaraganya. Olive aransuzuguye binanira kubyihangana, ndavuga ntereka nzirikira mbikubwira sibyo, ariko reka mubwire aransuzuguye ngire ngumve ngo aransuzugwa nako sinzi. Olive agusuzuguye se muhuriye? Nyine nagiye iwe se wari ugiye gukora iki? Nako wivunika. Ubwo ni amashyushyu yawe gushaka kugabanya imitungo na MARC. None tutayigabana kuki atayanditse zo akajya kuyandika kuri mama ko yatakize ku mazina yiwe. Savia, umva nkubwire rero, ndakwinginze guhera uyu munsi ubyumve neza, sinshaka ko tuzongera kuganira ikiganiro kigabana ry'imitungo na MARC. Ntabwo nshaka kubyumva, sibyo? Narabikubwiye ntabwo nzigera gushyigikira mu mafuti yawe n'umunsi n'umwe. Yego na MARC yakoze amakosa pe, ndabyumva. Ariko ntabwo kuba yaranditse imitungo kuri mama ntabwo bihindura iyacu. Njye nzakora uko nshoboye imitungo yisubirane, kandi n'ubyanga ugashaka ko urukiko ruyitugabanya, njye iyo bazampa nzayimusubiza kuko si yanjye niye. Abo Umva nkubwire Xavier, byibuze rimwe mujye mutekereza Gakwaya na Louise bazutse, agahinda bagira basanze turyana n'upfura bagiraga. Nta nubwo mubitekereza, nta n'ishema nkigira ryo kwitwa mushiki wawe n'icuro n'imwe.